ni ukuvuga ngo gufata ku ngufu cyangwa ahangaha gukoresha ku gahato. Turi kumwe? Ntabwo wafata umuhungu mugenzi wawe ku gahato. So kugira ngo iki cyaha ribi confirming ko Eric yasamanije abantu ku gahato. Kandi tukabona ko hari na video z'ibikangisho yakangishaga abantu ngo nimutagaruka twenda bigenda bigaragaza. Izi video ziri kutwereka scenario yuko byagenze. Twebwe rero tukavuga ati ubu niba kuko twigeze tubona aho yabikoze. Twarabonye video yuko abigenza muri Amerika. Uriya mwana yafashwe ku ngufu cyangwa ntafashwe ku ngufu? Yafashwe ku ngufu. N'ahantu hose ku isi video zigaragara. Arya umwana nyine ngo bitagaragara. Nyine umwana aryamye. Aha. Ubona ko atari muri icyo gikorwa. Muri video n'abantu badukurikiranye hano bavuge n'abaturi kumwe kuri pano. Ese video ishobora kugaragaza ko umuntu yasinze? Video yabigaragaza. Cyane yasindishijwe n'iki? Ntabwo ahubwo ikitagaragaza. Muri kano kanya ngiye nshobora kuzamuka. Oya buretse ngiye muri kano kanya nshobora gushyiraho video bro nkigira umuntu wasinze kandi ntasinze. Ibyo bintu murabyemera? Ngende ndi musobanurire. Ndi mu bimenyetso biri valide. Buretse sande buretse. Mwebwe ntabwo muri gushaka kumva ikintu ndi gushaka kubabwira. Nibigaragazwa na muganga wenyine. Umusaza ahubwo wowe. Uretse gato ngusobanurire ibyo. Kanyumvira none. Uretse gato. Man Titi. Uri muzima. Titi video iyo yasinze bani video bigaragaza. Kandi gamugaragaza babiheraho. Sande mwebwe muri kuvuga mwebwe muri kugendera muri realite nyine nanjye cyo kubona. Oya ndavuga no mu mategeko. Uretse gato ariko ijambo Semuhungu buretse Semuhungu yifasha akabaza mu rukiko ati niki kiri kwemeza ko uwo muntu koko yasinze byanyabyo atari byari kwikoresha. Rero bareka kugendera ku marangamutima mugendera mu bimenyetso. Umuntu wemeza ibyo bintu wenyine ni muganga. Umva ahantu manza umva ahantu kwa Semuhungu barakubwira ko winjiye kwa Semuhungu urimo kumva ni ukuvuga ngo kamera zo mu nzu ibikorwa byose bikorerwa mu nzu urukumva. Yego kamera zirabifite. Nuvuga ngo benda ziriya ntuzo zose yakoze zira story zose bagiye gusaka kwa Semuhungu. Iyo bagiye gusaka ikintu cya mbere batwaye ni footage. Slim Jesus. Icyo kintu warubajije Benda urumva nuko ngo mu bimenyetso byo gufakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato urumva yewe nkunda kwivugira mu mategeko urumva urabizi ko mu rukiko ntabwo haba ari gukora nyine bino twe tuba turi kuvuga baba bari gukoresha ikintu bita ibimenyetso. Ngaho mbwira rero ukuntu bapima akabuno k'umuntu niko nibyo Benda ari kwibaza mu kanya. Benda mu kanya aravuze utubona aravuze ngo bura bwoya nanjye cyo ukora nanjye yo diru niyo hantu rukomere. Ikintu kiriho urumva ikintu cyonyine gishobora gufunga Semuhungu kizanatuma gishobora gutuma bamufunga ni kimwe sibyo? Ni video urumva ni video kuko areba bakavuga ati nimba uyu ngo yari kukurega iki uri kumurega ko yagukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato utabishaka kuko ntabwo ari kumurega mineri urumva bari kumurega nyine ko yasindishaga abantu sibyo? Nibyo rero byo gusindisha abantu urumva Godfa nabyo bisaba ibimenyetso. Ni nko kuno nyine w'ipazomani urumva twebwe hano hanze baravugaga ati niwe mbarutso ngo y'ibintu byose ariko Saiba yagaragaje ko nta hantu bigaragara ko Pazo igeze sharinga iki video urukiko ruramurekura. Nubwo rero na Semuhungu nawe urumva ashobora no kuba n'ibyo biboro yaranabikoraga urumva ariko ikintu kizabaho hagomba kugaragazwa video kuko numva nimba baramufashe nyuma ibwo busambanyi bwaranabayeho urumva Godfa nta nkeka ko nta spam zaba zikiri mu nnyo urumva cyangwa se akaba yaranakoreshaga n'agakingirizo. You feel me? So rero ikintu barebaho ubundi bimenyetso mbizi ku bakobwa ku bahungu byo ntago nari mbizi pe. Urumva no ku mukobwa nawe iyo wafashe umukobwa w'abandi ku ngufu nka kono nshobora kujya kwa Keza Teriski nkamufata ku ngufu. Iyo agiye kundega hari ibintu bashingiraho bindi sibyo? Bashingira baravuga kuko ugomba kugaragaza barakubaza ko icyo utasakuje kuko urabona ko hari igihe abakobwa basigaye barabigize umuvuno ugasanga nk'umukobwa mwatahanye byagiye biba kubajama bamwe kugira ngo izo case wagiye uzumva ugasanga umukobwa mwatahanye nta n'ikintu mwavuganye mwabyuka mu gitondo bamaze kumufata kuri wancenke akabyuka akatavuga ati ngama miliyoni wanyemereye from nowhere ukagira ngo ni brag akabavugije induru
urumva umukobwa bakaba baramujyanye. So iyo bakujyanye rero hari ibindi bimenyetso bishingirwaho, kuko ntabwo umuntu yavuga ngo amufashe ku ngufu nta myenda wamuciriyeho. Icyo ni kimwe, atagaragaza ko wenda bakakubaza se kubera iki utavugije induru, urumva ushobora kuba ati wenda yari yamfatiyeho ikintu cyangwa se yari yamaye ibisindisha. Kandi nabyo iyo bivuze gutyo RIB itagufasha ngo ikujyane kugupima barebe koko hari imiti yaguhaye, hari ibisindisha yaguhaye, ibyo byose biteshwa agaciro mu rukiko, kuko hari umucamanza aba ari hari nka arbitre. Urumva nimba bari kurega rero Semungu akaba ati ngo yadufashe ku ngufu, yakoze ibi ye nibyo koko bishobora kuba byarabaye, ariko bigomba nabyo guherekezwa n'iki n'ibimenyetso, kuko mu mategeko avuga ko ubuhamya bwonyine ntabwo buhagije, baba bugomba guherekezwa n'ibimenyetso kandi bifatika. Murakoze cyane. ariko hariya by'urukumva none Babwire Titi. Yego. none se Titi Ushobora kuba umuntu Ibintu mwahuye yavuze se wabyumvishije? umunsi urumva, Ibi- ariko Mm. yenda ngo umuntu yoze urumva ntabwo ibyo bimenyetso bise bigaragara, ariko barapima bakabona ko ibyo bintu byakozwe. Ahubwo None se, ikiba gisigaye yego, ikiba Keza. gisigaye mva nkubwire Titi, ikiba gisigaye bareba nyine ni ukumenya noneho ninde wabikoze, ariko kuba bapima bakabona ko ibyo bintu rwose aho ngaho turi kumwe. Ni ukuvuga ngo Yego. kuba babona ko akabuno karangaye barabibona ko babibona, karangajwe. yes. Ariko haba hasigaye kumenya ngo karangajwe nanjye. Nanjye kubera ko ntabwo bahise bakora Ugiye kurabaniga bapima uwo mwana. amakuru mfite rero urukumva mwibera amakuru mfite urunega Ni- amakuru avuga ko Eric adahakana ko yabarongoye, ariko urizo wallahi umva se Eric avuga ko yabarongoye. Umva ikintu ahantu ibintu byabereye akasamuze nka ibikiwerewere, wavuga ko yabarongoye ariko ngo ntabwo yabarongoye ari amasugi. Oya, uretse okay, ubundi haba hariho n'uburyo bubiri. Ubera ko iyo atari mineri we ashobora kubyemera akavuga ati ngiye twarabikoze ariko twari twabyumvikanye. Niko wavuga. Urumva? None ijambo ngo Rero- ryakoreshejwe ngo yaravuze ngo mu bapime ngo ntabwo ari amasugi. Yego, nyine yo- Nakibaza Yego. mbwira isugi yo mu kabuno ibimeze iti mu kibuno n'aba amasugi. Nuko ngo reka ngutere story nk'izo muri gereza. Muri gereza iyo umuntu bamufashe bamutinze urumva hariya urabona na forensic ibaho, uzi ikintu bakora bahita babajyana kwa muganga bakabahenesha nimba ari nijoro babafashe bagafata itoroshi bakamurika ngo biki urumva kuri forensic ho ntago nzi ukuntu bapima mu kibuno. Gusa nyine ngarutse kuri icyo kintu wari uvuze nibyo nakubwiraga. Semuhungu aramutse avuze ko nyine babikoze, urumva atari ku gato bari babyumvikanye, urumva ubwo uruhande ruri kuvuga ko yabahatirije ruzana ibimenyetso, urumva rugaragaza ko babafashe ku gahato. Nibyo nakubwiraga, kereka iyo bamufatiye muri action, uri kunyumva, bagasanga ari kuri uwo mwana bakahita bamujyana direct kumupima bakareba ko mu mubiri harimo ibisindisha nta yataye n'ubwenge. Ariko kurega nyuma, urumva kurega nyuma ko bati umuntu yari amohoteye, ibyo bimenyetso biragora, baramufunga ariko birangira akenshi bamufunguye. ibyo bintu byo nabyo ibyo avuze nibyo, kukereka iyo bamufashe bakavuga mu gikorwa urugero bari kumwe nonaha. Yego, Godfather njye ntabwo nshobora kuza nkavuga ati ngo yanywesheje inzoga kera, inose ubwo ibyo bintu mbifitiye ibimenyetso. Nibyo mpamvu navuze ati kereka ari amavideo, kuko numvisha muri kwa akenshi Semuhungu ngo ibintu akunda gukora, akunda kubifata amavideo nyine ari muri ibyo bintu. Ibyo ngibyo byo rwose ntabwo yazagaruka, urumva. mbonye wanditse ngo Semuhungu yatashyira, urumva oya gutaha byo ntabwo yahita ataha, ntabwo bibaho. Nimageragera azagerayo, kuko biriya byakurikiranye ubwabyo ntibimwemerera kuburana ari hanze. Ni ibyaha birengeje icyaha cyose kirengeje imyaka 5 ntabwo bashobora gupfa kukurekura ngo uburane uri hanze, kereka urumva ibimenyetso biri kugaragaza ko nta hantu uhuriye n'icyo cyaha baramaze kubapima, urumva nibwo iminsi 30 bashobora kubishingira, kuko wibuka ko iminsi 30 ntabwo bamugiye kuburana urubanza mu mizi, urumva bareba impamvu zikomeye zatuma ukurikiranwa uri hanze.
mu mpamvu zikomeye rero zitosha gutuma umuntu akurikiranwa ari hanze hari ukuba icyaha ukurikiranweho ari icyaha kitarengeje imyaka 2 urumva hari ukuba babona ko utatoroka ubutabera hari ukuba babona ko urumva like ufite tuvuge hari ukuntu ufite umugore urwaye ari wowe umwitaho urumva nizo nazo ni impamvu zikomeye zishobora gutuma bakurikirana muri hanze cyangwa se cyakana ari nacyo cyanyuma bikagaragara ko urumva hari ahantu nyine nta hantu icyo cyaha muhuriye of course urumva nta hantu uhuriye n'icyaha nta nubwo watoroka ubutabera ubuzitaba kuko ntago cyaha kiba kiri kukuhama ikintu kiba gisigaye ni ukomeza kwitaba ubushinjacyaha ukazajya no kuburana urumva ngo twa buriya kiriya kintu ngo ingwate ntago zikunda gushingirwaho cyane ngo umuntu ngo yatanze ingwate abantu we bapfa kurikura by'agateganyo yatanze ingwate ariko abandi urumva bagomba kukumanura urumva haba na disikirema nawe azamanuka Semungu nawe nabura n'abataramupima nawe azamanuka twongeye tugatekereza tugasubira inyuma tugasanga ari ubugambanyi ko nabwo buhari ubugambanyi arewe ntabwo wagera na Benda bakaba na Benda se ari ibyo abantu bakaye bose barabafunze urumva rero ngo dupfa ni ibyo rero nuko nguko amategeko akora amategeko ntago nta utagira amategeko nta bavandimwe agira amategeko bayereka ibimenyetso ubundi bakahita bashingira ku ngingo ni nayo mpamvu mubona Kejoni ni nayo mpamvu mubona bageze bandike muri comment ni nayo mpamvu mubona muri iriya kese urumva ngo dupfa yamaze kwandika already MC nari yanditse yego reka muzamura niyo mpamvu mubona nyine iriya kese yaba Jihadi Kejoni bari baramurekuye ariko baburana bakamukatira kuko hari n'igihe bakurekura by'agateganyo ariko mu urubanza mu mizi ibimenyetso bishingirwa bikagaragara ko nawe hari ahantu uhuriye n'icyaha bakaba batabagukatira reka tugaruke rero kuri MC Nario wasimbuye Benda ariko Benda mu gusezera akazi kwa Semuhungu bakoranaga akavuga ko impamvu asezeye ari uko yamusabye akabuno Benda akavuga ati ntawe wacu wapfuye aricyo ipfumva mu maso genda uzagwa ahandi ndakwimye nakoze brage kuri Nario kiriya gihe Nario ukimara kumva ko umufatanyabikorwa wawe umuntu mukorana akazi uba ari gushinjwa gusambanya abantu bafite imiterere nk'iyawe babarire gusa MC Nario ni mu utuyemoji urukumva bwana Nario mwihangana utaza gukura rwayo ihangana ugende gake Nario Inkubeshya Benda we yarabisimbutse ariko wowe kugeza n'aya masaha turabizi ko utorohewe urarwaye tukavuga ati ubu burwayi urwaye bwawe bufitanye isano n'ibiri kuregwa Semuhungu icyo ni kimwe wabyakiriye ute urabivuga nk'iki ejo bundi utagiye kutubwira kumva n'imvano yabyo ariko network ikubana nke cyangwa ntibyakunda umva ndashaka kugira ngo nsobanurire ibi bintu bimeze bite amakuru mfite na Nario Mike Keza reka maze nsuhuze Keza na Jimmy Bebe abashu muri aho nabi umusore witeje imbere nkunda cyane DJ Benda how are you fresh ni fresh Benda Godfather kanishe kubera yanze gutanga akabuno ibintu uze kubyirengagiza ariko turanga mu ngaruka z'akazi wacu ibintu byabaye kabanze babwira nagiye kumurumba phone ya Nario bukeye bwabo mani ngo nubise ngo ni ibyanyabyo mani ndabure mani wa kintu ngo ngwiki Nario yamamaga afite ubwoba aramamaga nose ngo ni ibyanyabyo mani mani ngomba ndagira ngo ndabure menye ikivuga neza ndamubwira gerayo urebe gerayo amahoro wamubaza ibindi byanyabyo aha Benda warashekeshe mani
nyine urumva urumva nari rero icyo gihe kiragiye nariyo ntabwo yararenze ntabwo wari kumufatisha gutyo gusa wapi agiye kubona mbona nimero yiwe nanjye gira ubwoba nzi ngo basari n'inkuru agiye kumbwira none se ngo mani ngo ni ibyanyabyo se wakintu ugomba kundagura nkamenya ikibuga neza ndamubwira gira yo bawatature bro washaka shangiye bawumenere reka tukatataje no niyeze kuma makuru baranambwa ngo uri na keza ndavuga noke gera yuref ngumvuga ingirisi ngo uvuga English nguri kalasi nabonye kuri live nguri karase ngo warize bureke uriya mwana wo kumuteremuko ndavuga ntari bimunda yikire kumuteremuko niko Mr. Class oui urabo ngo yize Uganda da ngo yize Uganda ashobora kuvugana n'abakire ngo yize Uganda ngo azinja niba ari ngo njangungu urire nariyo ibi bintu kimara kubibona ibi bintu bitimara kuba ntabwo ari ibintu bishimishije nyine urumva Semuhungu yabaye boss wanjye sinamuvuga nabi pe ingeso ze naho zikuriye n'akazi kanjye nawe kandi Semuhungu ngenda mwikundira bro ndamukunda ntari birye nyamara rero ivuga uziga nariyo ni seri nakuma nakubwiye ngo njyewe Semuhungu nta kibazo twakoranye umwaka wose dukorana uwo muntu ndamuzi bihagije ntabwo yigeze ambwira ati bebe turabizi tubigenze guta bebe Semuhungu namutwaye mu Gakiza arakizwa Benda arabizi mutwara muri caca arasenga n'ubu ngubu abantu bazaga mu rugo bakamusengera urabizi aranyemerera na Kasipi turagenda tujyana turasenga na Emerine twese dusengera ahantu hamwe nanjye nari bujyeyo iraka ariko wa mugani Benda uko nagutumiye wa mugani Imana ariko amavuta yawe ntago aragufata Yesu ntaraguhamagara neza tugaruke gatoya asa umuntu akora ibyo biboro ubundi akajya no mu rusengero akicara akumva aratuje yo ndi kwibaza nanjye numbaza Nesa we barakumva Nesa bebe Nesa afite network amimari agafite network urumva Godfather muri make umusore wacu Semuhungu nigeze kugira inshuti mbi yaba wowe yaba nde social media no muntu wacu wanagira amafuti ye mu rugo uko twabona pastor tukabona pastor mani uri kure sa nkuvayo mani sa nkuvayo gato ntabwo uri kunyumva uri kukumva ariko nyine washizemo igutere cyangwa telefone yawe iracometse wagira ngo wambaye igutere yambaye igutere wasanga haragiye mwamazi so Semuhungu nawe twavuga ko twakwishimira ko ibyabaye byose byabaye ariko ingeso reka amatwi ntubiza turi kuvuga ku kibazo kandi ngewe ibyo bintu byo kuzanga mukabanza ntabwo ngewe Eric ni inshuti yanjye tutarabonana utazi isura yanjye nkuko mwese muri inshuti zanjye I have no issue with that guy nta kibazo ndagirana nawe ariko ngiye uko ndi netre ntabwo njye afata side urumva niba turi kuvuga ku kintu tukaba ko kuri ibintu byabayeho kugeza aya masaha ngewe ngomba kujya ku ruhande rwa victime cyangwa kubigaragara so tugende gakeya rero mureke kubindyanya ndashaka niba turi kuganira hano tuganire turi soba aya masaha Godfather nta munyangire ngewe nakwemera uwo ari we wese cyo ni icyambere nge nkanjye kumva ngewe ko mfite munyangire uretse nta munyangire ngewe Semuhungu nagira Semuhungu twabanye neza n'ubu ngubu turacyabana neje ashobora kuvayo neje ubundi akavayo tugaruke kubiri kuvugwa ikibazo ibiri kuvugwa ngewe ibiri kuvugwa ni ibiri kuvugwa kugeza igihe umugabo abaye guilty mbere yuko aba guilty hakenemeye no kuba navuga ibyo ntazi naba guilty icyo gihe tuzavuga ngo iyi ngeso reka ipfe guhoza abana ku nkeke koko ibyo murangira ari kuvuga niba ari byo nibi ntago ari byo iyo ngeso ni icike umva nkubwire rero
muri sosiyete ukuntu bigenda iyo ibintu ni scenario ko hari ukuntu numvishe ko bagiranye umubano wihariye na Semuhungu. ibyo ntacyo byaba bitwaye nabishoboye Gende gato. Gende gato. nuko bazi ko ibyo bintu ntabikora Gende gake. Ugende gake. Semuhungu n'umwana mwiza pe Manza ariko se wowe bite byawe wanyumva? iki se Utajye kugira intambara genda gake. Genda gake. Nuko mwabaye. Nukuvuga ngo kugeza aya masaha. Dukotinza amagambo. Numva ngo uravuze ngo umuvugizi wa RIB yavuze ibinyoma. Yavuze ibinyoma. Kora wenda gakuru nzi nakubwira. Wene se ufite amayiko. Nyine uva kubwira wenda gakuru nzi njye nakubwira. Numiwe. Agakuru nakubwira. Agakuru njye numvishije. Urumva? Baciye breaking. Umunyamakuru Ikonika niyo mu mbere abanje ku breaking iriya nkuru arayipostinga saa 6 z'ijoro biki. Aravuga ati mpita muhamagara iryo joro. Agira bro. Nawe uri kumena amazi menshi bro. Gabanya amazi. Urumva? Ndambwira ni uyu muhungu arafunze cyangwa atenariyo. Anytime murangira azabivuga kandi uzabibona. Ndavuga okay reka dutegereze turebe. Ndategereza ati umuhungu bagiye niba ari zabigogwe niba ari hehe hari abari baragiye. Ibivugwa ibyo Ikonika avuga n'umunyamakuru. Ati ibivugwa bivuga ko Semuhungu yagiye niba ari mu bigogwe hahandi hari mu bigogwe. Agahungu karamuzonga ngagenda kamwegera hafi aho Semuhungu atagashaka. Nimugoroba baragenda barahostinga hari azamusanze Benda akunda guhostinga best view yacu. Aragenda arakora hostinga hariya. Umuhungu amaze guhostinga nimugoroba. Icyakurikiyeho niki? Ngo icyakurikiyeho batashye Kigali ngo hari akana k'agahungu aho ngaho hagati aho ngaho ngo babuzi wabo barakabura ngo ariko kahereye kare kiyenza kuri Semuhungu. Ngo noneho umutipe aragenda. Ngo agahungu karara niba gafite aho karaye iwabo ngo baragakubita. Ngo bagakubise kavuga aho karaye. Aho kavuze ngo kavuze kwa Semuhungu. Iwabo ngo rero uratubwira ahantu rero waraye. Wakana karabivuga. Niba arakimusanze agahungu. No ariko rero aho ngamuri kumvanga. Iyo muvuze ibintu mukavuga ngo umwana kandi ko tuzi ko mu kirego Semuhungu arimo kuregwa nta teenager urimo ibintu biza gusoundinga nkaho Semuhungu yasambanije cyangwa yarongoye umutineja. Twebwe agahungu kose umuhungu wese umugabo y'umuhungu kuko mu kirego nta hantu cyangwa mu byavuzwe nta hantu twumvisha umutineja kandi iyo baza gukora statement yaza kuba harimo umuntu utuje imyaka y'ubukuri. Urimo kumva bari kugaragaza ko RIB bari gukora statement ko harimo umuntu utujuje imyaka. So nta hantu rero hari umuntu utarujuje imyaka. Mugerageze kubigira clear. Nimuvuga ko kana ngo kakubiswe ni wabo nuko ari akana katujuje imyaka kakirebwa ni wabo. Urimo kunyumva kandi mu bintu twumvishe nta hantu hari umwana muto muri size man w'amagara mato like agahungu kananutse bro. Oweje utwa small boys nyine tu nikanze mo yaha tongera ngo nutwo ngutwo nicyo kibazo cyabaye nyine muto mu magara urabizi twe tubyitwe na nku he can be 21 ariko afite amagara mato aragasore gato ku buryo umwana w'imyaka 20 n'ingahe bamukubita amazi yo yaraye. Of course birashoboka umwana ukibi wabo birashoboka. Umwana wabi wabo hari igihe ibyo bintu biba bikiwe. Umwana ubi wabo. Oya bakubitana uwo mwana yarasoje segondere ejo bundi. Ariko nyine abari muto. Uyu ni umwana cyari muto baramufise. Exactly. Rero mureke mbabwire. Byagera ku muhungu bakavuga ko umuhungu ari mukuru wayi ibyo bintu bigomba no kuzacika ahubwo mu mivugire. Reka dukomeze rero ubwo Semuhungu baje kumugira bate? Uwo mwana avuga ko Semuhungu yizamukira Kigali wazamutse Kigali bucya mu gitondo urumva byabereye Musanze ngira ngo byabereye Musanze yizamukiye Kigali umuhungu wacu aje kwibuka
Kuwa gatanu yari show ya nyuma za Musanze, kuwa gatandatu ku cyumweru tujya kwibuka ngira ngo. Yego. Urumva? Umukozi w'Imana, umuhungu wanjye Semuhungu baba bamusanze ahari kwibukira. Ariko nizere ko iyo ukoze gutyo ukavuga ngo umukozi w'Imana, sinzi icyo ushatse kuvuga. Semuhungu akunda Imana, no modoka harimo indirimbo z'Imana, kandi azarongora bro, azashaka umugore abyare ndane mu byiza. Yasabye Benda kumutingana, Benda aranga, baratandukana. Ariko waje kamana Benda akafite umwana. Singuye arahari se bite byawe ariko. Nyine byararangiye, uzajya wari umugarura. Nose singu ariko bite byawe. Ibi ngibi turi kuvuga komeza, ntabwo uza gufata ahantu umuntu uri gukekwaho ibintu by'ibikorobero ngo mugire umutagatifu nkwemerere. Vuga story nkuko bari ko ntugerageza gufata umuntu ngo mugire umutagatifu narongora namaze. Wese ntukarongora. Reka gufata umuntu aya masaha ntabwo turi kumuhamya ibyaha, ariko ketsweho ibyango uzanga umugire umutagatifu. Reka ibyo bintu ntabwo ari byo nari uri gukora ikosa. Vuga story ariko reka gufata umuntu ngo mugire umutagatifu. Kuko ndi baca umugani mu Kinyarwanda. Bani migani mu matwi ubanje Imana ugiye kunzana muri migani, reka dukomeze ariko it's okay. Komeza nje ndikumva side ya story yawe. Wacu ngibyaye ikibazo gakiri gata bro. Nta kibazo, ubwo uzamuri gate nta ribi. Ubwo ngira mutano ikatanye. Mwana yanjye waligate na liga. Byo kuri gatana kandi. Ariko byawe Mana uzukuri gitangaza komeza. Halo. Umugore twari dusigaye twaribereye inshuti. None se gati ihanganeho gato na Rukira, umubyeyi wabyaye umwana akaba gore uwo mubyeyi uzagahinda afite ku mutima. None se yangana gukora umwana we. Nyine namaze kumva burandi kumva ngahita ngira n'ubwoba, ngahita numva telefone ya Benda ko nta kamaro yamaze. Telefone ya Benda ntagiye kumva ko ntabwo yigeze ikura. Rega njyewe Semuhungu nari muzi kiri muri Amerika man. Semuhungu na ba Janini n'abandi batipo muri Amerika aho ngaho ba Justin ngira ngo muri covid twakoraga ama live ariho abantu batibicere muri covid. Urabizi ko nakazi kari gahari. Semuhungu yatubereye umwana mwiza bro. Ntabwo namugize umwana mubi, ariko nariyo manzi urebe kuri imbere y'abandi 1470 nariyo wibuke ko ibintu uri kuvuga n'uburyo kwivugamo umwana wawe azakura akabyumva. Ama YouTube yose yamaze gucomeka. Iyo birabareba nariyo nguhamagaye kangahe, gerageza kuvuga ushizemo ubwenge, kuko uburyo urimo kuvugamo nk'umuntu mwagiranye imikoranire ya hafi mukajya mutahana nijoro biraza kumvikana ukundi. Semuhungu ibyo bintu Semuhungu jewe icyo niba koko ubutabera bwamufashe, rega dutegereze ibizagaruka. Ugiye nagaraba guhamwa biracyavugwa. Abahungu buretse gato Godfather, abahungu bavaye bakavuga ngo twebwe twashakaga ibiceri, Semuhungu twamwihereye ku neza. Urakoze cyane, tugende gake, nta wamuhamije icyaha. Kuvuga kuri scenario erega ngende gukotinga hano. Komeza turangiza story ndakubaza ikibazo nyuma. Komeza. Beko Semuhungu mani yatubereye umwana mwiza, ibyo tubireke akazi ke nahanga yazaga. Rangiza scenario y'umwana ngo byagenze gute ndetse kubiciyemo. So scenario y'umwana nyine nakubwiye. Yego. Ibyo ibihari bivugwa kandi ibyo uriya muhungu wacu yavuze. Bivuga ko umukozi w'Imana babarira ngo usabe sibyo, kuko iyo uvuze Imana abantu bumva Imana nk'Imana nsenga nayo basenga, aho ngaho aba urimo ntabwo ari byo. Gerageza gukoresha amazina y'umuntu, ariko urukundo si ikintu. Gerageza kudakoresha Imana muri ibi bintu. Vana Imana mu butinganyi sibyo, vana Imana mu butinganyi, vana Imana mu gufata ku ngufu, vana Imana mu gusakaza amavideo, vana Imana mu bikangisho nk'ibyakorewe Benda ku karubanda. Uvana Imana muri ibyo bintu ndagusabye. Wakoze cyane, komeza. Niyo mpamvu ikintu cya social media nyitinya ngewe, ibintu byavuzwe muri 92 niyo wagira imyaka 62 biba bikivugwa bro. Urakoze cyane, twagiye nani urumva umukozi w'Imana bivuga ko barangana. Okay, wareka ngafata undi muntu we nkakureka niba ukomeje kuzana Imana mu butinganyi. Birababaje bro. Semuhungu urumva arazamuka. Kazi mutapinge screen kugira ngo tumwumve. Ageze i Kigali nyine araza ku
ntabwo ari ibintu umuntu yagomba kukazana ku karubanda. Mubyibuke nahise nceceka bitwara gake sa nk'ubrekinze y'inkuru ariko nyine bitwara gake yatunda pfusha kuko ukumva nawe urabyumva. Icyo nshatse kuvuga ni kimwe, wowe tumutubwiye uyu mwana wa Musanze, ariko mu nkuru yakozwe n'umuvugizi wa RIB ntabwo yavuze umwana, ntabwo yavuze umuntu wa Musanze. Ndakagukinira ukumve we yavuze abantu barenze umwe babiri. Twumvikane turi kujyana barenze umwe babiri batatu, barenze umwe babiri batatu. yego Ahangaha tugiye kumva ibyaha aregwa ni bingahe? Bya bintu bitangiye gukora, tutangiye kuza mu cyatuzanye uyu munsi. Ndi kukubaza Yesu we Benda uburetse Benda uburetse na Benda tambuka turebe ari kubundi. Benda tambuka genda turebe. No Benda haguruka. Iyo bakubomoye mu kibuno ubugenda umeze ngo wapi ubugenda ahubwo ukuguru kumwe gucumbagira. Cyangwa ukabona ntabwo ujya ubona abaniga baba bafite ibibogisa bagenda bagira ngo baramupfumuye baramukubise. So urumva akagenda noneho bogisa yajya gufatamo agahita agira ngo tugiye kugenda. Reka ahangaha turi kuganira bisanzwe abantu batwumva. Nariyo no kuvuga ngo RIB iyo ibyaha Semuhungu akekwaho ntabwo ari ibyaha yakoze kuko ntabwo biramuhama. Bivugwa ko yasambanyije ku gahato umuntu urenze umwe no guhoza ku nkeke bamwe simbuka, hanyuma noneho agasakaza amashusho n'amavideo y'ubusambanyi. Bera bagukandeho kabisa, amagifito yaryohewe. Gazi mukande ku bantu banyu, mukanya ndasaba abantu gufungura kamera nubwo nzi ko batari buze kuzifungura baramanuka. So twagiye ngiye ndi kumwe na Keza uyu munsi. Urimo kumva? Mukande ku bantu banyu, nariyo bari kumukanda. Gazi mukande ku bantu mutapinge kugira ngo bataza kumanuka. Urukumva nariyo Semuhungu agakekwaho gufata gufata video z'urukozasoni. Yarangiza akaregwa ibikangisho no gutera ubwoba no guhoza ku nkeke abantu. ahubwo icyo nicyo kintu gikomeye ngiye mu bintu byose ni kubona ibyo guhoza ku nkeke. Rero tugiye kugenda gake. Ibyo bintu byo guhoza ku nkeke, guhoza ku nkeke ntabwo bikomeye. Yagiteye ubwoba. Guhoza ku nkeke bigomba kuba bifite ko titari hano ariko Godfa. Ariko guhoza ku nkeke tikwazi ibihano by'ibyo byaha byose. Mwe muretse ikintu kiremereye kurusha ibindi. Ahantu ndi kukubwira we nariyo n'ibintu mutari kumva. Urukumva? Gusakaza amashusho y'urukozasoni. Ibyo nta birenze. Birarenze nakubwira impamvu ari cyo kiri kurusha ibindi nakabigusobanurira unyumve. Ibyo wenda ni nk'imyaka umwe nta kibazo. Banza wumve hano. Ko turi kureba icyatumye ibyaha bimuhama ni ayahe ma video y'urukozasoni Eric Semuhungu yasakaje no mu gihe cyanuza cyacu cyo kwibuka cy'ibi bintu mwana. Tega amatwi rero gusobanurira uko amakuru avuga. Bivugwa ko Semuhungu nuvuga ngo yafataga iki cyaha cyo gufata ku ngufu cyangwa cyo gusambanya ku gahato. Yafataga ama video aba bantu. Urukunyumva? Yarangiza kuyabafata, urimo kumva? Ugusakaza nawe yayasakazagaho ni ba nyir'ubwite. Ababwira ati garuka nongore ngutobore cyangwa bitenya sakaza. Aho niho gukora mu gisebe we. Uri kumva? Aho birababaje bro. Noneho ntega amatwi. Garuka nongere. So urukunyumva hanga rero ahantu rushingiye. Noneho bikavugwa ko unyumve? Ahanga niho havamo icyaha. Kibikangisho no kugira gute cya kintu uvuga kiremereye. Gushira abantu guhoza umuntu ku nkeke no kumushyiraho ibikangisho. Uri kunyumva? Sinzi ba mutari uconnectinga. Niyo mpamvu hari kuzamo icyaha
cyo gusakaza amashusho. Aya mashusho yasakarije ba nyirayo ababwira ati uragaruka. Nani Brenda utubwiye ko hari abantu bagiye kurega abandi? Hari amakuru wumvisha ko abantu bagiye kurega? hari abagiye kurega bavuga abo nabonye bashaka kujya mu itangazamakuru nuko bababujije. Bagiye kurega ni babiri. Barangira bwo Terika ari kuvuga ngo azashyira amavideo yabo hanze bamenye ko nabo baryamana. Nyine baryamana n'abahungu bagenzi babo. Ikintu nzi nuko barahari kandi ni benshi. So urumva niyo mpamvu ruvuga ngo ibi ngo yarabatemba bari mpamvu bari baracece. Bafashe scenario imwe bayicamwe ibyaha bitatu. Urwo nyumva ko ngo batonze umurongo. Areka Ribu ntabyaga uziko niba uziko umuvugizi wa Ribu yagiye guhamagarira abantu ngo nabandi mwese ngo abafite ngo nabandi mwese niko yavuze. Ariko Benda buriya Semuhungu aranabyemera aranabigaragaza ko ari umugabo. Yewe kintu ngena icyo cyarabyemera. Yego muzatungurwa umunsi none mwabonye abantu mutakekaga. Yewe kiguzi ikintu se ntagerege icyo cyo kubyemera arabyemera. Ahubwo ikintu kibabaza urakizi se. Ni video man. Nicyo ariko gati cyagikomeye wowe nta kindi kirenze. Izi video n'ukwemera ko wabasambanyije bujuje imyaka ibyo nta byadanda. Ariko Benda ari kuvuga ngo gufata ngo gusambanya nari bivuze ko ari imyaka 15 wacyana. Urakoze cyane. Bira byo gufanya umuntu niba yujuje imyaka we aravuga ko abantu bose baryamanaga bujuje. Iyo yujuje nyine iyo yujuje imyaka ni kenze. Iyo atayujuje ni 25 cyangwa burundu. Reka nkubwire Benda niyo warongora nyogokuru akavuga ko wabikoze atabishaka. Oya mureke kuvuga nyogokuru. Umugore n'umugabo babana mu nzu imwe waramukoye uri kubyumva. Yarangiza akaza akavuga ngo umugabo wanje aza nyine akamuresha batabanje kuntosa. Oya ibyo ngibyo babyita oya Godfather oya iyo mubana babyita guteza akajagari mu gitsina cya mugenzi wawe. Icyo cya gikatirwa imyaka 3. Hari abagabo bagiye guteza akajagari. Kuko abantu mwese muteza akajagari. Oya cyakiriho kandi mubana ari umugore n'umugabo. Guteza akajagari ni imyaka. Nose guteza akajagari mu gitsina. Kurishira mushateguye. Reba kuri saho umugore wawe ari guteka. Oya ushaka gukora kwitekera ari mu bibindi ukahita umuhindukiza ugashyiramo. Cyangwa se ukabi wabikora utamuteguye ukamukomeretsa. Urumva atari akajagari. Umuntu ko mubwira magomba kukimuhereza yaba arwaye atarwaye. Ako ni akajagari. Ariko nyine yabyemeye ntabwo ari no kukijagaraza ariko akunda igikoraho hejuru gutya. Ariko iki kintu mureke mbabwire. Mureke kubigira ikiganiro kirekire mani ko numva mubise birambura mani. Mureke kubirambura hano hari abana turagikunda oya titi iyo bavuze kujagaraza ibintu nukubifata ukagenda kubijagajaga. Ni uguteza akajagari urumva mu gitsina cy'umupartner wawe ntago byemewe. Mubikora bishaka mubikore wamuteguje nutamuteguza agacika ibisebe arajya kukurega bagufunge imyaka 3. Ubwo se mukora ibi gafara. Yes we nubundi twebwe na karaundi kamwe ntabwo rero babwire opinion yanjye rimwe na rimwe kuri ibi bintu bya Semuhungu. Nakomeje kumva mwese mubivuga akana ariko akanka nshaka kubivugaho. Hari igihe Benda ari hano tuganira ku kintu kivuga ngo iyo uri umustar iyo ufite ibintu ukora hari ibintu byinshi abantu bashobora no kugushinja rimwe na rimwe bitari byo cyane. Ndagira ngo nkubwire akantu kamwe kuri Semuhungu mu gihe bitaremezwa atarashinjwa ngewe ndatekereza ko ashobora Nisa kubera iki we na MC Nari mushaka gusoundinga nkaho Godfather ari kubimushinza ni nta muntu uri kubimushinza. Nta muntu wabimushinjije nyine turi kuganira. Nuko rero don't talk like that kuko nubikora gutyo uragira Godfather umuntu mubi nabandi bari kubivuga nubundi umva imirongo nyine oya iyo ngiyo ntago ari opinion Nisa. Opinion yutanga ukurikije ibyo abandi bantu bari kuvuga
sibyo umva ikintu kiriho umva ibintu uvuze ko nanjye nemeranye sibyo uzana nanjye nari kujya kuri side yawe nuko ngo nigiye Godfather ariko ngo yarabikoze ari gukurikiranwa nanjye ndi kumwe nawe kuri iyo opinion yawe nta muntu uri hano umuntu nanjye washaka kuza kubimuhamye nanjye singendana nawe kuko njyewe wumvise ko mvugira mu mategeko niyo mpamvu navuze ngo ndavuga ngo Semuhungu kuba babimushinza batabimushinza urumva ikintu kigomba kubaho urumva gufata ku ngufu bigira ibimenyetso gukoresha umuntu mu mibonano mpuzabitsina bigira ibimenyetso no kuba umuntu yarakunywesheje ibiyobyabwenge bituma utubwenge akabikora ku gahato bigira ibimenyetso niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ikintu gishobora kuba gikomeye hano ni ibi Godfather yavugaga mwumva gusakaza ari amashusho kuko barabibona ibyo umuntu nayo impamvu hari abantu babifungiye muri kano kanya urumva hari ugukangisha ibikangisho biba umuntu ashobora kuguhamagara akagukanga ukamurikodinga ibikangisho bishobora kuba no muri message ibyo ni ibintu byose bareba yego rwose opinion yanjye imeze hano ntekereza ko niba byaragenze gutyo nk'uko Nalio abitubwiye kuko ibyo bya Nalio nibwo bwa mbere mbyumvishe byuko akana kari kahereye kare kamuzi iruhande kamwiyenza Nalio yarabibwiwe okay ikiganiro tugiye kugihera hano gutya munyumve neza cyane abantu batangiye ibitekerezo ngo byavuzwe tujyane ibiri umva hano Semuhungu Eric yafashwe tariki 9 Mata umwaka akurikiranyweho ibyaha bitatu icya mbere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato amahinga data ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza cya gatatu ni ugukangisha gusebanya dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo kuko ni ibyaha bitatu igihano gito kirimo n'umwaka umwe ikinini ni imyaka 15 y'igifungo hakiyongeraho n'amande hagati y'ibihumbi 100 na miliyoni 2 ubwo bitewe n'icyaha muri make hari abavuga ko abo yakoresheje imibonano mpuzabitsina barenze umwe barenze umwe iperereza riracakomeje lisiti ishobora kwiyongera gusa icyo tuba tubwira abantu niba hari undi yarakorewe ibyaha abikorewe nawe ntatinye kuza kuri RIB gutanga ikirego abo yabikoreye n'ab'iki gitsina abareze ubu ngubu n'ab'igitsina gabo Semuhungu Eric birabasha so twumvikane rero ahantu twumvikane sinkeneye abantu bazana ahantu bitereye ubwoba murahazi se ni ukuntu yavuze ngo niyo yaba baragukoreye icyaha nawe wikuremo ubwoba uzi uti ngo baracyakira Nalio rero twumvikana abantu mutanga comment nawe Nessa twebwe comment zanjye zose zishingiye kuri aya magambo ya nyakubahwa Dr. Bibi Thierry Murangi umuvugizi urwego rwa RIB tugende gatoya ni ukuvuga ngo hano batubwiye ibyaha bingahe bitatu kuva ku mwaka icyaha cy'imyaka 15 twumvikane reka mbabaze ikintu kimwe ko mukurikiranye RIB kwifata abantu nibi byaha bya muzi RIB yavuga ko yatanze ikirego mu bushinjacyaha bakamucaginga ibyaha byo gukwirakwiza amashusho nta bimenyetso by'ayo mashusho bafite kugira ngo bagushinje icyaha cyo gusakaza amashusho nuko ayo mashusho aba hari none se bagushinje icyaha cyo gusakaza amashusho ntayahari ntabwo kibagishyiraho aho turi kumwe Godfather aho turi kujyana nani Nessa ni ukuvuga kugira ngo bagushinje icyaha cyo gusakaza amashusho bro mbere yuko RIB ubwo amashusho arahari kugira mbere yuko ubishinja unani ubugenzacyaha ariko ikintu mutumva tutaraza kumfasha kuko erega bora barakubwira ngo kitakwishe kikugira umunyabwenge titi ibintu by'amategeko ntabyo yarazi kubyina afunzwe amategeko arayamira bunguri reka mbabwire ukuntu ubundi inzego zikurikirana
habaho ubugenzacyaha ariyo ribu. Iyo bufashe dosiye burayitreta bwabona hari ibimenyetso cyangwa icyo kintu gishoboka, turi kumwe, bakabihereza munyumve neza cyane. Ubugenzacyaha bagenzi ibyaha babifata babona ibyo byaha bihari, munyumve neza cyane, babona ibyo byaha, babona ibimenyetso by'ibyo byaha, bakabihereza ubushinjacyaha bukabigushinja. Honorable Murangira ntabwo yajya kuri radio kujya kuvuga muri kunyumva neza, arabibona ko ubushinjacyaha bukagushingisha icyaha bakakuzanira itegeko rihana bya byaha, bo bazana itegeko rihana bya byaha. But remember, ribu ni bantu ki? Ribu ni ubugenzacyaha, ntabwo ari abashinjacyaha. Bo bafata bagenzi ibyaha, urimo kunyumva, bakacira ibyaha bakabihereza ababigushinja. So bivuze ko hari ibyo birumvikana. Tugende gatoya rero, ribu ifashe ibyaha itangaza yagenje, yakozeho iperereza ikabifata ikabikacira. Turi kumwe? Nukurongora, nugufata umuntu ku gahato ukamusambanya ku gahato, bivuze ngo ribu yagenjeje icyo cyaha isanga gifatika gishoboka. Turi kumwe? Hari ibimenyetso, niyo mpamvu bakubwira ngo iracyari mu iperereza. Tugende gakeya cyane. Ribu nahamagaye umunyamakuru wo kugenda mvuga izina rye, ndamubwira nti inkuru wayimenye, arambwira ati ntabwo nari nyizi, reka baze. Arahamagara ribu itangariza Igihe amakuru, yaravuze ngo Semuhungu yego arafunzwe ariko nta kindi turenza uko tukiri mu iperereza. Bafashe umuntu uri gukekwa, barangije banze gutangariza itangazamakuru ko ibyo uwo muntu aregwa, kuko bakibikoraho iperereza ngo barebe ni mu by'ukuri niba bafite ibimenyetso. Turi kumwe? Kuko wibuke, ribu iramutse ivuze ibi byaha ikabishinja umuntu ikabitangaza ko umuntu aribyo akurikiranweho, ejo akahinduka umwere, ibi bintu yagaruka akareka, kuko yagaruka akaregwa. Kuko abantu bose kuba byatangajwe mu itangazamakuru bakabyemerera itangazamakuru ko ari byo byaha bigiye gushyikirizwa ubushinjacyaha, ubugenzacyaha bwamaze kubishyiraho kashe ko bwagejeje ibyo byaha, bagasanga bishoboka bakabihereza ubushinjacyaha, nuko bafite ibimenyetso. Niyo mpamvu ku munsi wa mbere ribu yanze gutangaza ibyo Semuhungu aregwa, bagatangaza ko afunzwe gusa, hanyuma ejo bundi bakagaruka bavuga ibyo aregwa, none n'umuvugizi wari bakajya kubivuga kuri kamera. Tunaendelea pamoja. Noneho ubugenzacyaha bwabuhaye ubushinjacyaha kugira ngo ubushinjacyaha bushyire ibihano by'ibyo byaha muri pratique. Tuko pamoja? Tuvuge rero kuri ibi byavuzwe n'umuvugizi wa ribu, ibyo kuzana ngo n'uyu ngo yaba yaramwikuruyeho, oya, ntabwo ibyo ngibyo ubutabera bubireberaho. Turi kujyana n'ibyavuzwe n'umuvugizi wa ribu nkuko maze kubyumva. Yavuze n'imyaka buri cyaha bari kumushinja n'ibihano byabyo, kandi noneho batubwiye ko ari icyakire nariyo garuka. Ahubwo se Godfather, ko muri kuvuga ngo uwo mwana we umuvugizi avuze ko ari abantu benshi barenze uwo mwana, rega ni ntuzi umuzanye, uwo muntu bari kwita umwana ngiye ntawe nzi, ni uyu mujene umuzanye ntuzi, ni nari. Ibyo by'Imusanze ni umwe mu baregwa niba nahari. Ibyo by'Imusanze turabyita ibihuha, twe turagendera kuri statement y'umuvugizi wa ribu yuko uyu mugabo ashinjwa cyangwa akurikiranweho, nta nubwo agikekwaho, akurikiranwe ku byaha bikurikira bitumaze kumva. Noneho tugushyiraho comment, we none natubwiye n'imyaka bakatirwa, ndakaraye baba we 15 n'umwaka umwe n'amande kuva kuri 1,500,000. Ahubwo tureba ibyaha, iki cyaha cyo gufata ku gahato wenda cyo yakiburana, bakabakanasesengura bakareba kuvuga gufata ku gahato ni igihe turubitsa akababara ukamubuza kanga, igihe gufata ku gahato ni ryari umuntu afata ku gahato. Sinzi turi kubyumvikana, wenda akabiburana, ese baraganiriye, ese barateretanye, wenda ibingibi byo umuntu yavuga ko bamufashe ku gahato bikajya mu iperereza, ariko bagasanga nta gahato, wenda gahato gafite details. Ariko noneho tugaruke ku mavideo no kuyasakaza, mu ndebere ibihano byabyo ni ibihe. Kubaza titi ko umuvugizi aravuze ngo ikinini muri byo n'imyaka 15, ubundi ikinini muri byo ni ikihe muri byo bitatu? Ikinini muri byo no gufata ku ngufu, no gufata ku ngufu. Ariko nkuko babivugaga gufata ku ngufu, keretse yenda ayo mavideo nayo yerekana ko hari ingufu. Yego, gufata ku ngufu nta kimenyetso cyagaragara.
umva yego icyo ngicyo cyose rwose akibaho umwere kuko mu rukiko sande nk'uko nakomeje kubivuga ntabwo hakora amagambo hakora ibimenyetso rero hano tugende dusesenguye kuri iki kintu cyo gufata ku ngufu yego nacyo tugisesengure rwose uri kumva ahangaha niho turi buze kuza dusange bya bintu bivugwa ko yabasindishije ariko nibyo nabyo bisaba ibimenyetso kandi video kandi urumva we Semungu yarirahuriyeho umuriro n'ibizo video zihari ibyo bimenyetso byose biri muri ibyo video titi nicyo cyaba ari ikibazo niba ibyo bimenyetso gusinda ikintu kiriho hari gusindisha urumva niki kintu muze aka kantu muze kukitaho hari none se ni igiki kigaragaza ko yabanywesheje inzoga ku gahato kuko umuntu ashobora kuzinywesha nababwiye ataba n'abantu bakuru nagara abamineri ari kuregwa kandi abantu bakuru babaza ubwenge niyo ngo izo video ziri kugaragaza ko ari kubafata akabanywesha inzoga cyangwa bari kunywa inzoga ni ibintu bitandukanye sinabonye ayo mavideo sinshaka no kuyabona ariko abantu bazi Semuhungu yakunda kwihavingira fani niyo ari kunywa yego none se na Benda ntiyajyaga yakanywa yego none ntiyajyaga yakanywa erega bakababenda n'abaciye mu ijambo bariwe oya nireka mbace mu ijambo iyo bavuze ngo yasindishaga abantu iyo bavuze ko gusindisha abantu babwirwa n'iki nyine ko yabasindisha nibyo nanjye ndi kubaza Sande icyo ngicyo ni mu gitindeho rwose Sande video ntabwo zagaragaza gitindaho impamvu ni iyi kabasobanurira iki erega Semungu turi kuvuga uretse gato erega turi kuvuga ibi bintu ntabwo ari bwo bwa mbere bibaye mwibuke ko twabonye video za Semungu z'ibintu biba muri Amerika zakera yego zakera uko abikora twarabibonye cyese niba wenda byarakozwe mu bundi buryo butari buriya ariko twabonye hari video bari kubaha amashoti birahari sinanazizi uko niko gusindisha bari kubaha amashoti cyo ni video ya mbere yakinyeza mu Rwanda tubona yo nk'igitsina umwana yataye ubwenge yasinze yaryamye asinziriye ari kumwonka igitsina ariko ngo ari na video icyo ngicyo nicyo cyahita kimwica hari ikimenyetso kimeze mbega amatwi rero ahangana muri kubera ibigoryi ntimwumvi sorry ntabwo mureke mwumve ahangaha niyo mpamvu ari kukubwira none amavideo Semungu abakangisha nayaheze asubundi wa muntu yereka maze mbabazi yari kubarongora uretse gato webwe n'ibigoryi mani amavideo ari kuvugwa hano nayari kubarongora mureke mwumve nayari kubarongora none se amavideo avuga ati ni wibeshya ukavuga zahita nyata hanze mvuge kuri umutima nayaheze ibikangisho nayahe n'amavideo ari kubacumita n'amavideo ari kubasambanya ari kubatinganya none se amavideo nayahe ayo mavideo aramutse hari ewana twabonana muri 2050 kabisa byaba ari ibisazi inzu ye yose yuzuye kamera kandi ngo bafashe fone ariko Godfather arakano nawe witanyijeho gatoya amavideo ari kubasambanya bitandukanye n'amavideo abasindisha cyangwa bafata ku ngufu hari ikintu basindisha oya reka manze mubwire hari ukuntu twe tunywa hano baravuze ngo turi kwa nagusukira shot ukayiwe ntega amatwi twari tuvuze ngo none se ko habaze Sande ndakubaza Sande ndakumva umuntu mbwira umuntu hano tubonye aba bantu ari gushyira ibikangisho yego umuntu mwaba mwumvikanye ko uko mugiye gukora ibyo bintu bakora yego hanyuma akagura ko ashaka kujya kukurega mbere yuko umwentimida umubwira ko nadaceceka uri buze kugira wibuke ko ari abahungu badashaka kugaragaza ko ari abage ari amage yego Sanda ukibuka hanyuma uretse gato none ni iyihe mpamvu yabyagenze gute ngo bagire izo abakangisha basaba amafaranga se hari ukuntu ashobora kubasaba nanone bakashaka kumwima uretse gato ni iyihe mpamvu ababwira ngo nimutajya kundega kuko Benda utubwiye ko impamvu uyu nguyu aba bashatse kumurega byagenze bite yabakanze yari uko bagiye kumuregera iki baramubwiye ngo baramurega ahubwo arababwira ngo muzi ko ibyo muri kuvuga mfite na video zanyu ugende gatoya rero bari bagiye kuregera iki bari bagiye kurega nyine ko yabaviyoye urakoze cyane hari ikintu mutari kuvaranga no mubiri no Sande muri kumisinga point wabyumvishe nuko uvuga ngo aha none ni ryari bagiye ari babiri bagiye babiri none turabaza nane Sande abo ngabo bashatse kujya kumure
akabakangisha babwira ko afite video sibyo yego ndakumva byagenze bite kugira ngo abahereza ngo yabahaye viewers abwira uti ntabwo batinya ko yabafashe ku ngufu urabona ibintu by'ubutinganyi nta muntu wese wapfa kwemera kubyemera usibye Semuhungu wavuze ko ari umutinganyi abo ngabo bashobora no kuba bararyamanaga nawe babishaka n'urugero ariko akababwira ngo nimugaruke cyangwa sohora ama video yanyu bamenye ko muri abatinganyi yababwiraga kugaruka ariko bari kuvuga yego akaba rero uretse gato ntabwo abo bajya kurega ayo mabanga yanyu bayagumana turi kumwe ariko ntibajya kurega uyo nukuvuga none noze basambanye basubiro cyangwa bakanga we ntabwo yavuze ko atazashyira yababwiraga ko nibatagaruka muri kwitiranya yego nibatagaruka video zabo ari buzishyire hehe hanze ryajya ko babikuze bashaka kubana ni igikangisho ngo yabohererezaga iki viewers naka viewers umeze gutyo urimo uravuga ngo ariko n'abaraje beda ni ikicucu urumva rero muri izo video ikibazo cya Eric Semuhungu kandi baguye iyo viewers shaho niyo waba ugiye kurega waburetse kuko iyo umuntu ari mu gikorwa kijyanye no gukorana ku mibiri ntabwo ubwenge buba buri inahamana ababona nta soni afite ariko iyo abibonye yasoje yarangije muri make mu kinyarwanda cyiza agira n'isoni zo kubireba njyewe benda njya hano ndi kwemeranya na Godfather hano ndi kumwe na Godfather wa mungani kuko ntushobora kuko Godfather akakamtuze kukameshoninga arakorega gusakaza amashusho y'urukoza soni nabyo kintu kirimo nuko ngo ariko nukumenya ayo mashusho yashakaje nimba ari ayaba bantu koko bamureze aya mafoto naya mpano nayababana nayandi nicyo tugomba kumenya aho hariho question mark icya kabiri ibyo bikangisho yakangishaga ari kubereka iki kari bukora iki yavuze ko azabica yabakangishije ibihe bikangisho yabakangishaga ni video yabakangishaga gushyira ama video yabo hanze ayahe ma video rero uretse ama video yahe batembereye bagiye kwita izina bari gucoma se ayo ma video bari kwiba naye ma video erega hari umuntu uvuga uti nubwo tubikoze nkeneye urwibutso ushaka ko bimenyekana ndakubaza Benda subiza Godfather ayo Godfather witegura ingaruka subiza Godfather byari kukubaza ari kumbaza video ari kuvuga nyine n'izi video bari gukora ibidudu byose ni ibidudu kimwe ni umwe ni inyuma undi ni ikidudu ari gukora ikidudu oya none se ibidudu baba kubita mu kigo tivuza mwaje muri gutagatifuza ibyo biboro bro kandi siko muri biranditse ngo umuntu uzashyigikira ubutinganyi nawe azarimbuka kambihorere umuntu ngo muri biranditse Sodoma na Gomora ijya kurimbuka abantu bahisha abatinganyi bararimbutse nabo mwihorere umuriro ntuzabasiga buri muntu wese n'uburenganzira bwe Benda hoya nta burenganzira bukibaho yego none se niba ari uburenganzira bwe uri kumbwira ngo niba umuntu yarabyemeye yujuje imyaka ngo bazamukatira kenze niba ataranabyemeye nabwo ngo nabwo bazamukatira none se urumva uburenganzira afite rubuye niba yemerewe kurya umwana wujuje imyaka bazamufunga nabwo niba atanabyemeye nabwo busumba afite uburenganzira oya navugaga nyine abage muri rusange hari igihe yaba iyo nzira ye nziza ntago ari ukubajyaginga kugira ngo akizwe muri gereza erega mwagiye kwihisha ikintu cyari kiri kundakaza murashaka kwihisha baramuhanuriye hano ngo azavugira Imana wabona ibigiye kuba inzira nziza nyuma y'imyaka 15 senesa babasobanurira ikintu kimwe mutazi rero washaka ko wagiye ureka ko erega mwebwe amakuru muyamenye ejo bundi reka babwire ibi bibora ikintu byatanga Eric ngo araza kuburanirwa n'igihugu yabagamo cyo hanze
mwitonde muvuge muziga ariko uramukora Jesse maze igihe kinini muzi namubonye hano umwe cyamwirukanye namumenye ariko nabonye ari biri oya hari igihugu cy'amadarapo arimo amabara menshi Benda ubimenye ko nawe wibeshe ugafatwa twagusesengura gutya bitwaye rero nuko dase Mungu yari gusesengura jihad umva nkubwira ikintu kimwe oya jewe ntabwo uzari ikintu ndi kumushinja ntacyo ndi kumushinja hari ikintu mutamenye mutanasobanukiwe buri ibi biboro by'ejo bundi byo kwita ngo byo kuvuga ngo agiye kubyara dore reba iryo darapo bayita reyinibo reka twumve reka umuntu wese mu nyumvi buriya hari ikintu mutamenye buriya biriya bintu byo kuzanga bakavuga ko bagiye kuzana umwana bagiye kubyara n'ibiki biriya biboro babikoraga bari kujijisha kuko iyi kesi yari yamaze gututumba niko kuvuga ko agiye gukizwa akaba umugabo akarongora umugore muri bazima mwe sikonze mukurikira amakuru kandi ari Imana yabivugiye aha Imana ahubwo ramupasiteri nawe azadusobanurira uburyo niho nashaka Imana se ngari mwayizamuye nayo hano yari nanjye ne kare muri pasiteri Imana yabivugiye iki bita cya Sanda aravuze ngo Imana ngo yari yaje hano yari ubu nahira hari nese umwete twigira mu macoin reka ibyo bibora ariko genda ubu nagutumira amasoni wese nicyo kikwereka umubyeyi bitwa amakoini nibyo rata nukuri nibyo rata kikwereka umubyeyi aho mube mumanutse oya reka nceceke reka tumuka kumana nazako mwe murabara mu kiganiro rimo kubera amakoini no sense mve mu kiganiro ryo mu makoini tupak oya titi murambwira guhagarika ibintu turi kuganira ngo tujye mu makoini ariko abantu umutima mani titi yo kumbaga ngiye kumbaga barambaga nejo bundi nakweretse wa mujama wambaza ntabwo ari Vanessa never ntabwo nanabizi nawe ubu nibyo kuvuga ngo nta kintu erega titi turabizi ko ikintu baba bashaka nanone ikintu utarunazi ribu yifashe umucelebrity biroroha kwamamariza mwose muri uwo mucelebrity kugira ngo ababwire abaturage banasanzwe ko icyo cyaha kirenze ejo bundi bafata toxique baravuze ngo bundi kubandi bafata toxique baravuze umuntu uzayo utwara yanyoye nta n'ibyangombwa afite sibwo ibyo bintu byazamutse cyane sibwo twatangiye kubyumva cyane wari wese bafata mani bamubaga n'ubundi nanjye bambaga hano tu hari ikintu cyitwa urabona nk'ibingibi nariyo yivugisha cyangwa n'ibingibi nese ari kwivugisha hari abantu bajya banga ntabwo bajya bashaka kujyana na reality urukumva ariko wamwumvishe nariyo ngo nibimuba ngo tuzamubaga no listen to me tuvuga ibiriho nkabivuga ngiyewe nshize amanga ntawe nijya kwa nyina turi kumwe ikibi nuko naza nkamuharabika cyangwa nkakuzinga ariko ndi gukotinga amagambo ariko kubera iki inkuru tuzayivuze se ribo bataravuga werego nawe Godfather rega nawe ukuntu umuntu ashobora kukwishinga akagwaye ngiye ibyo navuze hano byose ni ibyabaye kuri live yawe hano ariko so gwamugwa mu hano hari umwana nta kintu iki tutavuze se niki twavuze kitari cyo urimo kumva byose ni abantu baraha abantu bashaka kuvuga twumvikane nta n'impamvu rega yo kuvuga ngo hano nkiyo ndi kureba Sande reka tugaruke gato ibi ngibi nta na comment twabishyira kuko ntabwo ari ubwa mbere bibaye by the way yes bibaye igihe ki ntabwo ari ubwa mbere se Mungu yavuye muri Amerika kubera ikize yavuye muri Amerika kubera ntuza kubera ibi byaha byamuhamye akiruka muri Amerika ikibazo mfite erega Eric nako mu rwego Godfather hari abantu babyemera ko bakoze ibidudu nta kibazo ntabwo ari ibidudu ni ikidudu kimwe nicyo abemera uretse twumvikana ikintu kimwe nje icyo ntashobora kuzanga no gukona n'umuntu vuga ko barafashe ikibuno igitsina cyawe kagishyira mu kibuno ni uburenganzira bwo nanjye uburyo nkoresha igitsina cyanjye hari n'abandi bari ikindi nibyo rero hari abavuga uti twe twamwerezaga hari abarongora amatungo ibyo ntabwo ari ikibazo icyo turi kuvugaho ni ugufata ku ngufu tubisubiremo gufata kubikoresha umuntu ku gahato umuntu utabizi umuntu nkuko dufate bera none si nk'ube bari batangiye kumukorakora ku kibero ibyo twebwe tuba benda ibaze nka kuriya yagukora kure ku kibero wenda nk'ibivugwa akaba yaragize gutya akagucunga akagukubitiramo tekera akagushyiramo akandi kantu ukabyuka mu gitondo usanga bawutatamuye
uri gutambuka ukumva biramenetse. Yego. Uburetse gato Benda noneho cyagiye yakubwiraga ati twakoze turi kuba babirigi Benda subiza amaso inyuma noneho hari yagukoze ku kibero wenda ukagwa muri ya ntebe ugasinzira noneho ugasanga mu gitondo watambuka ukumva ntabwo ushaka kwituma urimo kumva ntabwo uzi uko bimeze ukumva harimo ubukerege noneho mu gitondo washaka gusakuza akagukubita video y'ukuntu igikorwa cyagenze. Je nta makuru ufite umva nta makuru ufite ngenda yafite iyo bakubomoye urumva ugashaka no kuvugisha imbaraga kuno kwa kuntu ushaka kuvugisha imbaraga uvuze ngo kuko kwaje witunya ntabwo bibaho ushaza no kuvugira hejuru ngo Eric witunya bro oya nanga winereye ahubwo ikintu ngewe nzi none ahubwo tugarutse kuri icyo kintu cy'inzoga nuko iyo bagiye kwa Eric sha umva mubwiza ukuri urumva inzoga ziba zimanitse hariya warakubaza ngo uranywa iyihe kubera rero inyota nyinshi kubaza ngo uranywa iyihe kubera inyota nyinshi abana bose ngewe nabo itonde gato mubwire abajene benshi bafite inyota baba bakimwereka gutya nyina afite akabati ka tiruwari karimo nako ka etajeri karimo Jameson harimo amarura harimo Jack Daniel harimo tequila harimo Gordon nukuvuga ngo wowe winjira muri salo ikintu cya mbere uhitubona niba ibintu byigaragaza uhitubona akabari kari mu nzu ya Eric ugasanga wenda bo bari kunywa Benda hari umuntu ubajije ngo iyo bakubomoye mu kibuno ari ubwa mbere ngo uva amaraso Nose wava amaraso gute kandi bakoresha ibyabugenewe ibiki basuka nk'ama amavuta ati ariko se amavuta ya PDD mwayabonye baby oil amavuta ya PDD bakoresha amavuta nabo baby oil kwa Eric ariko nawe ari umusirimura wabanza bakanitabaza bavuga kwitabaza bavuga kwitabaza abanza kiheya ntago yashokeraho urumva iyo ukigera mu nzu kwa Eric utubona amayoga menshi uraba arabibonye n'abagita bakita n'abagasuku bamusura uhitubona akabari rero bitewe n'ukuntu nzi umuntu unywa inzoga agira inyota kuri kwimana ikintu nge nahamya neza cyo ku nzoga cyo sha byakunda pe kuko utangira kubona Jack Daniel ko guti ndamwiyi utangira kurwana n'umutima wawe ndamwiyi agahita no nagucangira ahantu ugahita kubwira ngo hari n'ibifuro bro uzi ibifuro kubivanga na rikeri washiduka n'ubundi wahamwihereye Imana yarandinze kabisa kunywa ibyo bintu nukuri ubera ko ikintu ubukoze ikintu bita mixture uvanze ngewe mfite ubuhamya bugenda ko inzoga ndazinywa simbihakana mu bantu badakana ko inzoga zose narazigerageje urumva rero ku mwana cyangwa ku musore nkanjye udafite akazi witonde akahita abona Jack Daniel imanitse akeneye iyo snap turi kumvikana ahita yaka icyo kiyoga none se biriya biboro byo gutoragura igiceri ngo guta ibiceri hasi ngo ukagenda ugiye kubitoragura ngo ubundi ukahita wumva ni slang ariko nuko nyine baba nose urumva iyo yunamye nuko babarongora mu kibuno nukunama niko gutoragura igiceri kandi nta muntu ngenda kwa Eric bitewe n'inzoga ziba zihari ntabwo iyo umuntu wese yemeje kunywa inzoga mu bantu bose baba basinzi bari hano muri comment barabitubwira iyo yemeje kunywa inzoga uba ugomba gutaha wasinze ntabwo bavuga gusinda bavuga kwizihirwa ntabwo ubundi kosa ry'umusinzi itegeko ry'umusinzi yavuga uti ntugataha uko waje birazira bikaziririrwa bavuga ngo ndanywa gakeya oya ntugataha uko wagiye ugomba gutaha niba wagenda kuri muzima ugomba gutaha ugenda wandika iminani aho ngaho uba wazihamisha rero hari ukuntu umuntu ashobora no kuzihamya akavuga ngo aragira gute ararara kwa Eric ni Kanombe ni kure ahubwo abaharara rero sasa
bariya baharara harabarara bro hari inzoga uba wumva no kuvuga ugiye nko kuvuga wahita vomiting oya ugashiduka uteye na kawo mu ntebe burya nukuvuga ngo Eric nta nabaha amafaranga nozenge twari twumvikana ntabwo twari tugeze tugera kuri atape yo kumvikana yaragukora ko biravuga ati katsindwe niyakuremye oya abavuga ngo umushu ugasanga itako yarifashe ntabwo wahita winyagambura mu bantu rero bituvuga uti wowe utangira kurwana n'umutima wawe ye ankozeho tambonye message ngo you have received umutima uvuyemo ye dore n'umuntu Eric ni bamwereje amafaranga you have received tariki 8 yamuhaye abantu baratwi mujama yagiye bita suka boy urabona bamaye muri comment ngo you have received iri muri comment nuko nataye feeding ngo bikunde ntago ari ubyanditse ntago wabyiyandikira nazo natarimo itariki sibi ntago ushaka kubyandika ibi ntago wapfa agashyiramo n'utu tudomo se n'utwitso neza n'utwitso n'udutangaro mari ntayo mbonye ntago ndi kuyibona ngiye reba hano kuri suka boy iyo yipiringa urahita uyibona reka ni edit niwo byanditse batereka ibisego arabyandika urumva reka mbakomereze inkuru se ikomeza inkuru oya ntabwo byanditse bro ntabwo byanditse nese bije urumva n'amasaha abantu tunywa inzoga arantu gereka guti nduma naniwe cyane reka mbe ndyamyeho gato ndabyuka nikangura mitana ku kantu ko kunywa inzoga hari yaho inzoga ziba zihari ahubwo ngiye ntabwo nibaza niba koko bamushinja guhereza abantu inzoga ni kwa kundi ushobora guhereza umuntu agashoti ariko se oya none we ntiwagiyeyo ntiwanyu ahubwo kandi wari wowe akabaye bitubwira ko wagiyeyo uburyo muhango oya ndavuga iyo bashaka kuvuga ngo wasindishije umuntu iyo babikubwiye erega ahangaha twebwe mpamvu kuri comment kuri ibi bintu twe twabonye video yuko byagenze twiboneye video ababaje twarayibonye video twayibonye n'amaso yacu mani yuko bigenda twabonye video umuntu atareba asinziriye ese bena nk'ubu musanze namwe gukora uko video zidahari wenda mwene cyangwa mukamutanabizi mwarasinziriye wasubisha amaso inyuma ntabwo ugeze usinziririwe asundi wamungani benda ntabwo ugeze usinzira kwa nasinziriye kwa Eric nge ntabwo nabihakana narasinziriye ariko ntabwo nagiye ntabwo namubwiye ngo ndashaka icyumba nyine ngo cyo kuba ariho mba nsinziriye nasinziriye muri salo nkajya nicura nkakubita umutwe ngo nasanga turacyari muri salo wari he twari turimo n'abantu nyine twese hoya mu rugo iwe muri giwe mwana muhari erega Eric ngiye twari duturanye mani gutya urumva naragendaga nka kwa kundi nakazi kabaga gari tukaba turi kugira kunywa oya ngewe Eric twarasangiye guko mwami Yesu amajoro arenga n'ibihumbi 100 twarasangiye cupa twararibabasha ahubwo ngiye ikibazo nari nifite wenda ari icyo ngicyo cyo gupima mu kibuno naho ubundi nabwo nabyumvishije ko mu kibuno basigaye bahapima ariko se bahapima bate ntabwo mu kibuno ikintu bakora ni kimwe kuko ukuntu forensic isigaye ipima muzi ukuntu kwa kundi bajyaga badupima covid no mu zuru ka kaboro bakoresha bafata icyo bita amatembabuzi kereka wenda iyo bafashe nk'umukobwa muri action aho ngaho muri kubikora nibwo bagenda of course spam ziba zikirimo bakozamo kariya kaboro urumva bakanafata none n'amatembabuzi y'umuhungu mu kanwa
bakagenda bakabihuza ariko abo ngabo barize ko bafashwe ku gahato urumva ni kuko nta n'impamvu yo kubapima kuko Semungu arabyemera siko bavuze ko dfa so bambwiye ko abyemera bivugwa ko we icyo atemera ni uko yabafashe ku ngufu yafashe ko yego akaba yemera ko bakoze imibonano mpuzabitsina babishaka ariko se yabikana kandi amavideo ahari niba babona babwiraga ati ikintu bahita basuzuma aho ngaho mu ifatwa ryo ku ngufu nimba byemera dirira miracle hazamo ikintu cyo kuvuga ngo urumva Diri nagusuhuje urumva hazamo ikintu cyo kuvuga ngo uri kumva Godfa ese nimba abantu bari kuvuga ngo bafashwe ku gahato urumva bigeze bavuza induru icyo ngicyo kikata kivaho wenda bakatava ngo twari twasindishijwe ese gusindishwa byakonfirimwe n'uwuhe muganga ese barabafashe cyangwa se impamvu bagiye kubivuga nuko babonye ari kubakangisha ibyo bikangisho bakahita bavuga ati ko yagiye yabasambanyije ku gahato bakaba bari baracecetse nibyo nabyo birasuzumwa nibyo birasuzumwa kuko ari ugaruka aha niho rero iyi dosiyo y'uyu mwana kuko amakuru avuga kuba umuntu wa mbere wagiye kurega ari nyina w'uyu musore turamwita umwana ariko ngiye sinzi niba ari n'umwana ibingibi iyi story bamaze kudutera murayumvishe yego aha erega ikirego cya mbere ngo cyatanzwe na nyina w'umwana niyo bagiye gutanga ikirego wa mbere atanga ikirego avuga ko umwana we bagize gutyo umwoyo bakawutatura nibyo byaba ari nari amaze kutubwira urimo kumva so ikintu cyabayeho hariho n'abagiye kwishakirwa nyuma yo gusanga amavideo muri telefone urukumva wenda no muri aya mavideo reka ikibazo ese muhungu wenda reka tuvuge ko hari thank you Lirira Miracle urukumva wasanga ahangaha ibintu bitoroshye gazi musharinga rafi tugiye kwinjira mu makoyini tugiye kuyinjiramo Benda you ready bro ibi bintu bisobanukiwe murahari cyangwa ntabwo bisobanukiwe mu mategeko gupuruva ko wasindishijwe uyu munsi turagera saa 11 za mu gitondo Godfa nanjye ntabwo mfite gahunda yo kuva tugiye kuva muri kibazo cya Semungu twinjira mu bintu by'amakoyini rero tutarajyamo Godfa reka nkubwire mu mategeko nk'uko Titi yavuze gupuruva ko wasindishijwe biragoye no gufatwa kumenyera ibimenyetso cyakoze keretse iyo uri mu mineri bakabona ko mu mavideo ko wari uri kunywa inzoga reka ndangize uri no gusambanwa aho ngaho kaba kabaye Sande wabonye ira video twabonye ya Semuhungu muri ira video yego guprova kuri umuntu yari yasinze biragoye nabyo yari yasinze gusinda no gusindishwa biratandukanye Godfather kwa Semuhungu haba hari amayoga waruzi ko uretse gato rero mwitegeko uretse gato tega amatwi n'umugore wawe mwashakanye yego umurongoye yasinze ari unconscious how did you say it ibyo unconscious turabyumva ariko babifata nko gufatwa ku ngufu ariko ntabwo bavuga ko ari wewe wamusindishije okay ibyaha bibiri bitandukanye yego bifatwa nko kugira gute kumufata ku ngufu niyo mpamvu yabasambanije uretse gato nabo niyo mpamvu bavuze ngo yabasambanije ku gahato yes icyo ikintu twibaza ahubwo ni iki ngiki ari impamvu twagaruye kesi tugakoresha ibyo twabonye n'amaso yacu ni gute umugabo nka Semuhungu urukumva afata umusore nka Rutambi ku gahato akamwubika uretse gato tuzi ko gufata ku gahato umuntu akoresha imbaraga agafata umuntu akamufata ku gahato akamusambanira ku gahato kuko amurusha imbaraga cyangwa se akaba yamufatiyeho nk'icyuma cyangwa se afite ibindi byamufatiyeho niyo mpamvu icyungufu gishobora kutazamuhama cyane ibyo birashoboka cyane reka nkubwire impamvu kizamuhama gishobora kutamuhama reka ngusobanurire impamvu kizamuhama rero niyi yego ahangaha niyo impamvu y'aya mavideo rero niyo mpamvu twayatinzeho azafatwa n'iryo kangisha ntabwo ikangisha niyo mpamvu video zo ziragaragara ko yabaziritse se ariko bafata ku gahato video ziragaragara ko uko ndi kubitekereza video ziragaragaza ko urimo kunyumva baciwe intege n'ibisindisha agakora ibintu yidegembya boba ntabwo none se wenda bizihiwe ntega amatwi
tega amatwi ariko turi kuvuga Godfather ngende ku mategeko n'ibimenyetso nyine ceceka ntugendere ku wumve marangamutima. ibimenyetso nyine amarangamutima y'iki Icyo ntago ari ikimenyetso rero cyo gufata ceceka ariko se ku wumve video no gucika ceceka intege. wumve Ntago ari ceceka ikimenyetso. wumve ceceka wumve ni ukuvuga ngo baramutse unyumva neza cyane Yego. baramutse urumva kugira abantu niba hari video izi video ari byo bimenyetso abantu bagiye gusabana n'abahungu barasomana barasomana nyine baryana iminwa. uretse abatinganyi nabo baryana iminwa bagaterana kareshya si ugutegura icyana se uri gutegura icyana umva yewe napfuye ndabaza ugakora no mu byanwa niba no mu bagabo wenda uko utegura umwana umukobwa nyine cyangwa mugategurana mugatera karese tutututu niba ari ugakora munsi yayo so rero nimba benda batinga nyine bakora ku nyo uretse gato rero urimo kunyumva urumva ntabwo bizagaragara wenda dufate Benda urana nko yaje hano agatangira kubikoreshwa ukavuga ati shindwa ukajya kwicara yo Kaspa yari gutegura Benda yari gutegura yaragiye kugutegura so nukuvuga ngo ninde wazanye Titiano man wamumanu Benda bwari mu mateka yarateguye. hari ikintu mutari kumva rero ni ukuvuga ngo gufata ku ngufu cyangwa ahangaha gukoresha ku gahato turi kumwe ntabwo wafata umuhungu mugenzi wawe ku gahato urimo kunyumva cyane n'imbaraga mwagigira yanagutera ingumi ntabwo byakunda so kugira ngo iki cyaha ari bikonfaminge ko Eric yasamanije abantu ku gahato kandi tukabona ko hari na video z'ibikangisho yakangishaga abantu ngo nimutagaruka tugenda bigaragaza izi video ziri kutwereka scenario yuko byagenze twebwe rero tukavuga ati ubu niba kuko twigeze tubona aho yabikoze twarabonye video yuko abigenza muri Amerika Eric ibyo ntabwo babishingiraho Godfather tega amatwi twe turi gukeka hano turi kuvuga tukavuga ngo eske Sande fungura mic yawe funguye uriya mwana yafashwe ku ngufu cyangwa yafashwe ku ngufu yafashwe ku ngufu thank you so much ugendeye kuki ushingiye kuki no ariko ntabwo bira amategeko mu Rwanda ntiyabishingira we ntabwo ari amategeko yo mu Rwanda Sande ni ahantu hose ku isi itegeko rigendana n'ikimenyetso byagenze ni ahantu hose ku isi hari video zigaragara arya umwana nyine ngo bitagaragara nyine umwana aryamye aha ubona ko atari muri icyo gikorwa we nuko izi video zitazagaragara ariko nimureba neza muzasanga izi video aba bakomplaining ko bafashwe ku ngufu Naribu igahamya ko na Naribu igatangaza ko aba bantu basamanuje ku gahato nose Godfather reka nkubaze ikibazo ukomeze reka nkubaze ikibazo kimwe ukomeze muri video n'abantu badukurikiranye hano bavuge n'aba turi kumwe kuri pano ese video ishobora kugaragaza ko umuntu yasinze video yabigaragaza cyane yasindishijwe n'iki ntabwo ahubwo ikitagaragaza muri kano kanya ngiye nshobora kuzamuka oya buretse ngiye muri kano kanya nshobora gushyiraho video bro nkigira umuntu wasinze kandi ntasinze ibyo bintu murabyemera ndi mu bimenyetso biri valide buretse Sande buretse mwebwe ntabwo muri gushaka kumva ikintu ndi gushaka kubabwira aka kanya bashobora gufata video uri kunyumva video ntishobora kugaragaza ko umuntu yasinze ibyo bintu bigaragazwa na muganga wenyine umusaza ahubwo wowe uretse gato gusobanurira uburyo kanyumvira none uretse gato man Titi Titi video iyo umuntu yasinze bani video bigaragaza Titi kandi gato babiheraho Sande Titi mwebwe muri kugendera muri realite nyine nanjye cyo oya ndavuga no mu mategeko uretse gato ariko Semuhungu Semuhungu yifasha akabaza mu rukiko ati niki kiri kwemeza ko uwo muntu koko yasinze byanyabyo atari byari kwikoresha mureka kugendera ku marangamutima mugendera mu bimenyetso umuntu wemeza ibyo bintu wenyine ni muganga umva ahantu manza wumva ahantu uretse gato manza wibaze none ni ikese ukuntu kwikurikira ukagira n'ibyo wirengagiza uri kwiyibagiza ko urukumva kwa Semuhungu kuva ku muntu winjiye mu yazi ngo no kwiprotecting atazi ko ari kwikururira ikiza ibimenyetso barakubwira ko winjiye kwa Semuhungu urimo kumva footage barazifite footage ziba zihari ni ukuvuga ngo kamera zo mu nzu ibikorwa byose bikorerwa mu nzu urukumva yego kamera zirabifite
Nuvuga ngo benda ziriya ntuza zose yakoze ziriya story zose Erega uriya Benda kuba yarahanuye nawe. uretse gato bakisanzura biriya bintu byose byari bihari turi kumwe baba babifite birahari yewe umva ni ukuvuga ngo iyo bavuze no ku niyo mpamvu muryango kugira ngo uzi ikintu cya mbere bakoze mbere ko ukinjira batangaza inkuru bagiye gusaka kwa Semuhungu iyo bagiye gusaka ikintu cya mbere batwaye ni footage ni ukuvuga ngo footage arazijyana video buri kintu cyose cyabereye muri iriya nzu kuva Semuhungu agishyizemo ziriya kamera barabifite niyo remember mpamvu bavuze biriya bintu ngo byose uretse gato amashusho amashusho biriya bintu byose wibuke ko Semuhungu abifata kandi byisevingaga kuki kuri telefone ye urukumva so ni ukuvuga ngo wowe ibyo ngibyo uri kwivugisha ibyo ngibyo uri kuvuga ngo ntibamenya ko ntuza kandi bakwereka uko abantu banyoye bakigera mu nzu Godfather kesi ya PD urayizi? DJ yari ahari buretse Benda buretse Sande babarira mvuge utukomeza buretse yego umva Sande aha nduva utagiye kunyuma